nagira ngo hari ijambo ubuvantara. Ubuvantara byanteye amatsiko cyane, nkomeza no gukora ubushakashatsi ndeba, ariko ubuvantara nk'uko nabibonye kenshi ni ijambo ryazanywe cyane mu Rwanda n'abahanuzi barimo ba Nyirabiyoro, barimo na Magayane. Ni ijambo bahurijeho, aho Magayane we yagize ati, yabwiraga Habyarimana anakoresha ijambo, yagize ati yavuze iby'ubuvantara, noneho Habyarimana ati shaka intsinzi. Magayane ati ntayo, ati ubutegetsi bwawe buzafatwa n'abo bavantara bazigera kino gihugu nyuma bakazakivanwamo nk'ubufindo. Magayane yabisubiyemo inshuro eshatu ati aba bavantara baturutse i Bugande bazafata kino gihugu nta kabuza, atariko bararye barimenge kuko bazakibavanamo kandi nabi. Rero aya ni amagambo yavuzwe na Magayane, akaba hari n'andi yavuzwe na Nyirabiyoro. Abo bose bakaba nta ntsinzi bashoboye gutanga ndetse baranishwe, aho wenda iyo bataza kwicwa bakiriho baba bagize n'icyo babitubwiraho. Ikibazo cya mbere, ijambo abavantara rikomeje kuvugisha abantu byinshi, bibaza niba murikoresha mu buryo bwo gutandukanya abanyarwanda, mbese mubitekerezaho iki? Kuko nabonye iryo jambo muri iyi minsi ryaravugishije abantu benshi, ndetse bibaviramo n'ubugaba ibitero kuri guverinoma bayivugaho amagambo. Ni guverinoma y'abatabazi, harimo ba Kajuga, harimo sinzi ari bandi, ukabona ko abantu bibabangamiye. Uretse ko ibyo ngibyo muri politiki ubundi atari na bibi, ko hari abantu babona ibitekerezo by'abandi bibabangamiye nuko baba babiteze amatwi. Ku byerekeye rero kuvuga ikibazo turiho, harimo amagambo abiri dukunda gukoresha. Ni iryo jambo ry'agatsiko, ni ijambo ry'abavantara, ni ijambo ndetse ry'abasope. Uwo mwitozo utawukoze ngo twese turi bamwe, ngo twese ngo turi kimwe, uwo aba yibeshye cyane, kubera ko abantu bagira uko bitwara, bigira uko bisuganya. Twebwe rero mu kureba ibibazo by'u Rwanda, muri iki gihe dusanga hari abantu nyine bazanye n'ibyo bibazo. Ntabwo twavuga ibibazo by'u Rwanda twibagiwe intambara yateye ku itariki ya 1 z'ukwa 10 muri 1990. Uwashaka guhera kuri iyo tariki ibintu byarahindutse mu Rwanda, abantu batangiye gupfa n'ubundi birahagarara. Ntitwatuvuga ibibazo by'u Rwanda tudatekereje itariki ya 7 ijoro rya 6 rishyiriye 7 z'ukwa 1994, iraswa ry'indege. Ibyo bintu tutabitekereje twaba twibeshye. Si n'ibyo gusa, ni ukureba uko igihugu cyakomeje kuyoborwa kugeza n'ubu. Dore turi kuvuga turi ishyanga, tutari twanze igihugu cyacu. Muri make rero urabireba ukabona hari abantu baje baturutse hanze, ari abo bazanye intambara, wenda bari bafite impamvu zabo zo kurwana, hari zo bari baratubwiye, hanyuma bagiza kugira amahirwe bifatira n'ubutegetsi, ariko babufata hamenetse amaraso angana iki, babugumaho kugeza n'uyu munsi. Abantu twarabitegereje neza tureba uko bakora, dusanga ibyiza by'igihugu byose barabyikubiye, ibiterabwoba baryuzuza igihugu cyose. Barangije abari basanzwe mu gihugu dusanga nyine nibo imikino yose yabereyeho, nibo babaye ya majya agomba kumeneka ngo imireti iribwa, ayo mugabo nibo bayivugiye. Abene igihugu nibo bamburwa ibyabo kuko aribo bari bakibifite, abari basanzwe mu Rwanda. Ntabwo twigeze tuvuga ko abo bavantara, abo bavuye ishyanga, nk'uko ayo magambo yarasanzwe, atari abanyarwanda. Ntabwo twabivuze dutyo, ariko ukuntu bakora ibyiza byose barabyikubiye. Kubavuga utyo rero nta nubwo twabavuze bose, tugeraho tukanavuga ko ari agatsiko. Ahubwo iryo jambo niryo badashaka no kumva. Nta nubwo icyaha si ukuva i Burundi, icyaha si ukuva i Bugande, icyaha si ukuva muri Zaire. Icyaha ni ukugenda ukajya muri ka gatsiko gashaka kwikubira byose, kegeje abandi, kabica, kabakomeretsa, kabambura ibyabo, nta kindi. Abavuga rero ko ibyo bintu kubivuga gutya ari ugucamo abantu ibice, mu bihorere ntabwo bazi ibya politiki. Ntabwo bazi, none se wakina politiki utazi uwo muri gukina? Wajya mu kibuga ugatera umupira utazi n'ikipe muri gukina? None se mu kibuga cy'umupira bavuga ko bacemwa abandi bice? None se ku rugamba wajya kurwana utazi uwo murwana, utazi uwo muhanganye? Rwaba ari rugamba. Politiki n'abatayizi babimenye muri uyu mugoroba wakora urugamba nk'izindi, babimenye ko ugomba kubanza kureba niba wiyemeje kurwana, wiyemeje guharana ko ibibazo bikemuka, ugomba no kumenya abiteza.
uyu mugoroba ariko nzagira igitekerezo gishya muri uru rugamba. Abavantara bo n'abavantara nta kuri twabigera, ariko cyane cyane agatsiko abo Jean Paul yagiye yita ngo ni abasope niba bandi bahoze mu Rwanda nabo none se barahava bari bahari nyine kuri iyo tariki, kandi ibibazo byose nibo bigwaho. None se ninde ushaka kubihindura? Arabihindura wiki. Icyo twifuza nuko basubiza abo bantu uburenganzira bwabo, ubundi twese dusaranganya ibyiza by'igihugu, rero ko ari ikindi kibazo kivuka. Cyakora nazanye igitekerezo gishya, noneho ntabwo ari abavantara gusa. Numvise ibyo abakongomani bavuga. Abakongomani turi kwibuka muri ya gahunda guverinoma yashyizeho kwibuka bose, n'abakongomani twatangiye kubibuka, cyane cyane abo muri Kivu bariya bavuga ikinyarwanda. Ibintu bari kuvuga noneho byanguye umutima, ibintu inkotanyi zabakoreye, ibintu zabakoreye kubica, bageze ahantu bavuga ngo sinibuka lokalite, nari nazanditse ahantu bageze, ahantu bitwa za Busanza, bafata imyaka y'abaturage babakoresha inama nka zirya babakoresheje iwacu, barica uko bashaka nka kurya bisha abandi iwacu, na zaba iby'interahamwe zakoze byo bafatanyije n'inkotanyi. Ejo bundi hari ikiganiro twakoze, Dr Gasana na Stazi aratubwira ati interahamwe n'abicanyi kabuhariwe, ariko hari uburyo bwo kwica batari bafite. Ibintu byo kwicira abantu mu kiliziya ni inkotanyi zabibigishije, akabisobanura atyo. Akanavuga ati interahamwe hari ukuntu zajyaga zica abantu zikabavangura, ntizica imiryango ngo zitsemba abagabo, zitsemba abagore, zitsemba abana, zitsemba abakozi, zitsembe amatungo. Ibyo bintu nabyo ni inkotanyi zabibigishije. Biratangaje rero kuko abanyekongo nibyo bari gushinja inkotanyi zabasanze hakurya hariya. Noneho ngo bageze ahantu iyo ngiyo rero bafata imyaka y'abantu bakarya ibyo bashaka, ibindi bakajya kuvoma mu musarani bakavanga n'imyaka ngo bazarokoka bazicwe n'inzara. Ubwo bugome n'ubwo butindi. Akaba ariyo mpamvu uvuga rero ndi igitekerezo gishya nazanye, abanyarwanda bareke gukina mu bintu bikomeye. Ako gatsiko k'abantu bakora gutya amazina kubita abavantara se bibatwaye iki? Ahubwo noneho abakongomani bavuze ati abanyarwanda ahubwo bitonde, mu Rwanda hari amoko, hari ubundi bwoko bwaje. Hari ibyo bari basanzwe bita abatwa, hari ibyo bari basanzwe bita abahutu n'abatutsi. Ibyo nibyo koko, atariko inkotanyi zo n'ubundi bwoko, ariko ni ubwoko bw'abagome. Noneho nta nubwo ari abavantara gusa, nibakomeza gukora ibyo bakoze mu Rwanda no muri Kongo, ku bavantara turongeraho n'akabyiniro cyangwa tubabatize n'akandi ko ari abavantara b'abagome, kuko niko n'abakongomani bari kuvuga. Murakoze.